ntabwo ari inzira imwe ugenda ngo uyihate ngo batunge neza kandi batunganirwe mu mafaranga menshi bafite ntibahombe babaye abakire. Byagenze bite? Muri abo bose babajijwe nta muntu ukorera umushahara urimo. Bivuze yuko amahirwe yo gukorera umushahara cyangwa se gukora uhembwa na shobuja umwe ukugenera umushahara w'ukwezi bisa naho bitakwinjiza mu bakire uko ubyifuza, unarebye ibyiza no kubyibagirwa. Ubu bushakashatsi bwasohotse mu 2016 bushyirwa hanze n'ikinyamakuru cya kaminuza babuha izina Common Habits of Rich and Successful People, imico ihuriweho y'abakire n'abantu bahiriwe. Ibindi ntakuye ahangaha nabikuye mu kinyamakuru kiniti mu by'ishoramari cyandikwamo n'abajyanama mu by'amafaranga cyitwa Money and Cash in Us, amafaranga muri twebwe. Dore umwitozo wa mbere: iga kubyuka kare hashoboka. Muri make zinduka. Iki ni ikizamini gikunda gutsinda abantu benshi bavuga yuko bafite inzozi zo kugira amafaranga menshi, nyamara ugasanga gukanguka cyangwa kwikuraho ikirago ni ikibazo. Naho ukangukiye ugasa n'uwegura agasego ukisegura ijosi ukaguma mu buriri, aho smartphone zaziye ukegura telefone ugacatinga amaso agatukura. Ukanuye kuva mu rukerera kugera izuba rivuye. 44% by'abantu bikangura mu rukerera bakabyuka bakajya mu kazi kabo bazindutse. Amahirwe yabo yo kubona amafaranga no guhirwa ari hejuru cyane ndetse ariyongera. Bitandukanye cyane na 3% by'abantu bashobora gukira batarigeze bazinduka, abo ni bake cyane. Hari abantu usanga bakubwira yuko kuzinduka babizi, ariko ko bazinduka iyo bafite gahunda. Wenda iyo bahanye n'umuntu gahunda ya mu gitondo cya kare ubwo akaba ari bwazinduka, ariko ntabwo ariko bimeze. Ubundi kuzinduka byakagombye kuba umuco n'ubuzima bwa buri munsi ku muntu wimenyereza kuba umukire. Kuzinduka ni intwari ikomeye ku muntu cyane cyane ukiri muto ufite indoto zo kuzaba umunyamafaranga. Inyungu zo kuzinduka ni nyinshi ku muhigi w'ifaranga. Icya mbere nuko amasaha mu gitondo abashakashatsi bagaragaje yuko ubwonko buba burimo ibintu bike, ku buryo ibintu umuntu akoze mu gitondo cya kare biba bitunganye kurusha ibyo umuntu yakora hakeye. Ikindi ariko nuko noneho ubona n'amasaha menshi yo gukora ugereranyije n'utazindutse. Abahanga bavuga yuko umunsi wacu ugira amasaha 24, ariko benshi muri twebwe ntabwo turenza amasaha 5 dukora, ubariyemo amasaha yo gusinzira, amasaha y'ibiruhuko, ayo tuba turi mu kazi ariko twarushye tutabasha gukora neza, amasaha yo gufata amafunguro saa sita n'icyayi cya saa 4, amasaha yo kumva amabwiriza y'abakoresha bacu n'ibindi byinshi. Mu by'ukuri ibaza nawe gukora nibura amasaha 5 niba nayo uyagezaho mu gihe kingana n'amasaha 28, ikindi gihe ni imfabusa. None ugashaka kuba umunyamafaranga ukora amasaha 5. Ntabwo twirengagije yuko nibura umuntu ashobora kuryama amasaha 8 ku munsi. Umuntu aba asinziriye ndetse 1/3 cy'ubuzima bwawe bwose uzakimara mu buriri. Nuba ari iminsi 7 cyumweru gifite, uzasanga wowe mu minsi y'akazi utarigeze urenza iminsi hagati y'3 n'4 ukora. Ni byinshi bidutwara amasaha yacu y'akazi. Umuti wa byose ni ukuzinduka mu gitondo. Kuzinduka ni isomo nimero ya mbere ugomba kwigisha niba ushaka kuzaba umunyamafaranga, kandi ukabikoramo umwitozo uhereye none ahangaha. Indi mpamvu ugomba kutagundira ikirago nuko hari imyaka n'undi uzagera ukaba udashobora kuzinduka nubwo wowe waba ubishaka. Ubwo nyine kuko washaje cyangwa wanazinduka kubera yuko imbaraga nke z'ubusaza no kubura ibitotsi byo mu zabukuru, ariko ukaba udashobora gukora. Ni byiza kuzinduka ugiye mu kazi. Isomo rya kabiri ryo riragoye cyane, ntangira babwira mfite isoni, ariko reka ndivuge nta kundi. Gabanya gukoresha uburyo bwose bw'itumanaho. Usigarane umwanya wa 20% wonyine ku mwanya wajyaga ukoresha mu bijyanye n'itumanaho utari mu kazi. Hari umugabo w'umwongereza witwa Edward Evans yatanze ubuhamya abwira ikinyamakuru cya Cash and Money in Us, akibwira yuko yari umukene ukabije cyane kandi yashoboraga guhembwa ibihumbi 3 by'amapounds buri kwezi, ni ukuvuga hafi miliyoni 3 ubaze mu manyarwanda. Uko yabigenje, yamagaye umuntu w'inshuti ye w'umunyamategeko amubwira yuko ahembwa ibihumbi 3 by'amapounds kandi agahora akennye ku buryo yaragiye no gutandukana n'umugore we. Uwo baganiraga yamugiriye inama yo guhagarika gutega za taxi voiture akajya agenda mu modoka rusange, anamugira inama yuko yavana telefone yo mu nzu mu rugo iwe akayigurisha ndetse akarekera gukoresha smartphone. Agahagarika no kwishyura ikiguzi cya televiziyo imuha amashusho yishyura buri kwezi, kimwe na internet yishyura basakaje mu nzu ye. Ibi ngibi abihagaritse, amafaranga yabikaga buri kwezi yazamutseho 40%. Atanga ubuhamya
yaramaze imyaka 6 aretse ibi ngibi. Yaratangiye kuba umukire ndetse atangiye gukora business mu mafaranga yashoye. Kugabanya ikiguzi cy'itumatumanaho n'umwanya bigutwara ni ibintu by'ingenzi cyane ku muntu wese ufite gahunda yo kuba umunyamafaranga mu minsi itaha. Inshuti zawe zo kuri WhatsApp n'amagurupe ategura ibirori, za bridal shower no guhura n'abantu mwiganye, abaguhamagarira za cotisation mu magurupe atandukanye n'amafoto muhererekanya agamije kwishimisha mu bika muri za smartphone zanyu, ubwo n'uburozi bukomeye cyane kandi uburozi rusange birimo bikwambura ubushobozi icyambere mu mafaranga, ariko igikomeye cyane mu mwanya. Kandi ababiguhereza buri kanya birashoboka yuko babizi yuko bari kukurangaza, cyane cyane yuko bari gucuruza, wowe bikarangira utindahaye. Muri ubu bushakashatsi bagaragaje yuko ugomba kugabanya uwo mwanya, kuko wenda kuwureka burundu byo bitashoboka. Usigarane 20% nibura by'umwanya wose watakazaga mu itumatumanaho ritari ngombwa ridahuye n'akazi. Nibiba ngombwa nimero ya telefone itari y'akazi uyizimye, na smartphone itari y'akazi ushyire ku ruhande. Ikiguzi wishyura internet ntabwo ari ngombwa mu gihe cyose wiyemeje kuzaba umukire, kandi iyo internet ukoresha ikaba nta kihuriyeho n'akazi kawe. Isomo rya gatatu, iri ryo risa naho rinatangaje cyane ariko riranasekeje gato, ariko ni ubushakashatsi nyine kandi nta kundi baryemeranyijweho. Fata amafunguro menshi kandi yubaka umubiri ahagije mbere y'uko uva mu rugo mu gitondo ugiye gushabika cyangwa gukorera amafaranga. Wabyumvise? Fata amafunguro menshi ahagije yubaka umubiri mu gitondo mbere y'uko ugenda. Umuntu wa mbere ukorera amafaranga menshi kandi mu buryo bwiza ni umuntu ufite ubuzima bwiza. Umubiri we ushobora kurekura ingufu zimuvana mu gitondo akora akagera nimugoroba, hatirengagijwe na gatoya akamaro k'ifunguro rya mu gitondo. Mu ifunguro niho hantu honyine wakura imbaraga zituma umubiri wawe umera nka moteri yiriwe ifite imbaraga zituma ubasha gukora akazi k'umunsi wose. Uretse ariko ko n'ubushakashatsi bugaragaza yuko umucuruzi wanariye neza agira imbaraga zo guciririkanya ataruhanyije mu mutwe n'umukiriya, babyita power of negotiation. Ubundi bakagira nanone umutima wihangana kugera ku munota wa nyuma, umubiri utacitse intege. Umubiri wacitse intege uba ufite ibyago byo kurekura umusemburo w'umujinya n'uburakari, mu gihe umushoramari cyangwa umucuruzi cyangwa rwiyemezamirimo ari guciririkanya n'abakiriya. Umushakashatsi muri ibi ngibi witwa Coli yerekanye yuko 57% by'abantu barya ibiribwa bya karori zishobora kugera mu 2500 birangira babaye abakire, kubera yuko umubiri wabo ufite imbaraga zihagije zo gukora hafi amasaha yose. Ubwo nuwariye mu gitondo baba babasha gukora akazi kabo neza, ariko ntabwo ari ibingibi gusa. Mu rya kane, imenyereze gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi ngibi byo bavuga ko n'ubundi roho nzima itura mu mubiri muzima, ariko biratangaje. Hari aho uzasanga bavuga yuko kwiruka bya mu gitondo ari by'abantu bakize, ndetse sport ku muntu mukuru igafatwa nk'igikorwa cy'umurengwe no kubura imikoro. Uranyumvira? Nyamara ahubwo aho kwitwa yuko ari igikorwa cy'abantu bakize bagezeyo umurengwe babuze imikoro, ubushakashatsi bugaragaza yuko cyakagombye kuba igikorwa cy'abantu bimenyereza gukira cyangwa se bashaka umukiro. Benshi mu bo mubona bakora za siporo birukanka za jogging baramaze gukira. Bariya bafite impamvu zabo, ni ugutinya cyangwa kwikanga kurwara za diabete, indwara z'umutima, imivuduko y'amaraso. Nyamara umuntu wiyemeza kuzaba umukire ahubwo ibingi bagomba kubirwanya hakiri kare, kuko umubiri muzima utaguhoza mu gitanda cyo kwa muganga kandi utambuka ukumva ufashe ku butaka, uwo niwo mubiri ubasha gukorera amafaranga, ni nawo mubiri utinda mu kazi. Niba uzaba umukire, gira bwangu imenyereze gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi ntabwo bisaba umwanya munini cyangwa gutegereza umunsi w'umuganda ngo twese tuzahurire ku marembo ya Stade Amahoro twirukanke mu kivunge. Oya, birahagije gusa ko no muri salo iwawe cyangwa mu mbuga ntoya iri hafi yiwawe wahakorera. Niba kandi ibi byose ntabyo ufite, nta muharuro, nta na salo, unaturiye umuhanda, uwo ni uwa leta, fata iminota hagati ya 15 na 30 wiruka amasigamana, ubundi unyaruke rwose ufata igihe cyawe gitoya. Ubwo utangiye kwimenyereza kuba umukire kabaye. Ntubiseke ibi ngibi. 76% by'abantu bose bakora bene uyu mwitozo bagamije kugira ubuzima bwiza baba abamiliyoneri. Biraborohera cyane kuko siporo ubwazo zifungura mu mutwe, zirwanya umunaniro, zirukana ibitekerezo bibi birimo umwanda bituma benshi badatera imbere. Siporo kandi zigasunikira benshi kugira ubuzima bwiza. Ntuzamara igihe kinini uryamye kwa muganga utakazarubaga impande mu gihe bagenzi bawe mu nganya amaraso barimo bakorera amafaranga. Umwitozo wa gatanu, iga kandi wimenyereze kugira intego.
intego nini, nurangiza uzandika ahantu henshi hashoboka. Reka nguhe urugero. Niba intego yawe ari ukugira inzu cyangwa imodoka, ni urugero wenda, vuba vuba jya kuri internet ushake inzu nziza cyangwa imodoka nziza, uyiprintinge ku rupapuro runini rw'amabara, uyisiga amarangi uko ubishaka, uyishyireho ubusitani niba ari inzu, niba ari imodoka uyitake neza uko ubyifuza. Ubundi urwo rupapuro uruprintinge, urumanike imbere yaho ukunda kunyura ugiye ku kazi. Urumanike kandi nanone mu biro byawe imbere niba ubifite aho ukunda kwitegereza. Urundi urumanike mu nzira yaho winjirira ugiye kuryama. Ubundi ushyireho umwaka runaka wifuza yuko iyo nzu cyangwa iyo modoka byaba byabonetse. Munsi y'iyo nzu andikaho izina ryawe n'isinya byawe, isinya ya original nyine ushobora gusinya no muri banki. Ubwo uzaba ugiranye amasezerano nawe ubwawe, kandi amasezerano nuyica umutimanama wawe niwe uzabikwishyuza bwa mbere. Ku ruhande rumwe ibi ngibi byakumvikana nk'isereri mu bwonko bwawe, ariko ku rundi ruhande ubushakashatsi bwavumbuye yuko kugira intego nk'iyi ngiyi bituma buri gihe ubwonko bwawe buhora bwiyibutsa yuko icyo kintu wamanitse aho ngaho ari ikintu cy'ingenzi kandi aricyo ugomba kurambirizaho ukagikoraho buri munsi. Ubwonko butangira kuvubura umusemburo utuma iki gishushanyo kikuri imbere gitangira kuba kinini cyane muri wowe, kugera ubwo noneho kivuye mu kuba igishushanyo kikaba inzu yuzuye cyangwa imodoka. Uru ni urugero naguhaye, ariko no ku bindi ukora byose ni ngombwa kwiha intego yumvikana, ukayishushanya, ukiha igihe ntarengwa bigomba kuba byuzuriye, nubwo wenda wakirenzaho gatoya, ku buryo iki gihe nikigera uzikorera ibizamini ukareba aho ugeze ya ntego yawe. Warangiza ukagisinyira, ukamera nk'aho wowe ugiranye amasezerano nawe ubwawe, ku buryo n'ubundi igihe nikigera uzisaba ibisobanuro kandi ukabyiha. Umwitozo wa 6: imenyereze gukora icyitwa to-do list day. Ni igikorwa kitagoye na gatoya cyo kwandika ka liste cyangwa se urutonde rw'ibintu uza gukora ku munsi. Umuntu ushaka gutera imbere wimenyereza kuba umunyamafaranga ategura umunsi we kandi akawutegura nijoro mbere y'uko uryama. Mu gitondo nako mu rukerera, kuko twavuze yuko umuntu w'umunyamafaranga cyangwa witegura kuba umunyamafaranga agomba kuzinduka. Ureba kuri rwa rutonde wakoze nimugoroba ugahita ukora uhereye ku cyambere wabanjirijeho. Niba wimenyereza kugira amafaranga, ugomba kugira gahunda mu buzima bwawe bwose. Ubwonko bwawe bukavamo ikimeze nk'akajagari kugeza ubwo icyo utanditse kuri uwo munsi ku rupapuro cyangwa kuri ka liste wenda ukazacyandika ejo, ariko uyu munsi ugakora ibyo wapanze. Ugomba kuba homme de principe, umuntu w'amahame. Icyo utashyize mu by'ingenzi ntugikore, si ngombwa. Kandi ukarangwa no kujya kure y'akajagari no kwirinda ibintu bikuvangira. Umwitozo wa 7: menya yuko kandi ubyimenyereze ko igihe ari amafaranga. Time is money. Igihe, le temps cyangwa time, nibyo bihishe ubukungu bwacu. Ibintu udafite uyu munsi birashoboka yuko biri mu gihe, dans le futur, ahazaza. Igihe kizaza uhereye none ahangaha aka kanya ku munota ugiye gukurikiraho nicyo gihishe ibintu byawe byose, ahazaza hawe n'ibyo uzagira byose. Mu gihe niho hari abana bawe cyangwa se hari umuryango wawe. Mu gihe niho hahishe amafaranga uzatunga cyangwa ubukene buzakurya nubyitwaramo nabi. Ibi ngibi ntabwo dukwiye no kubyigaho amasomo aremereye cyane, kuko nkeka yuko ushobora no kuba ubizi kundusha. Imenyereze kubaha igihe no kucyubahiriza. Iga kandi wigane umwete isomo ryitwa kwizigamira. Nta muntu ushaka kuba umukire usesagura. Mbikubwije ukuri, nusesagura ntuzigera uba umukire. Kurya ni ngombwa, kwidagadura ni ngombwa, ndetse ngombwa cyane, kandi ukabikora neza. Ndetse hari nabo uzasanga bavuga yuko kwiyima ubundi bifatwa nko kwiyahura. Ariko ikosa rikomeye cyane ukwiye no kwicuza no kwica ya principe. Ntukarye ngo uzigame ahasigaye. Ibyo bikorwa n'abantu bameze nk'abazapfa vuba cyangwa se badashaka kuzaba abakire mu buzima bwabo. Ahubwo guhera uyu munsi itoze kuzigama, noneho urye asagutse uzigama. Biratandukanye. Ntukarye ngo uzigame ahasigaye, ahubwo zigama urya asigaye. Yego biragoye, ariko nimwe mu nzira zidashidikanywaho. Abantu benshi babaye abamiliyoneri kuko hari benshi bakubwira yuko ishoramari bakoze barivanye mu gishoro gitoya bizigamiye babika duke duke. Umwitozo wa 9: gerageza gusoma byinshi byerekeye business ushaka gukora cyangwa gutangira. Ni ubuhumyi ndetse ntabwo watinya no kubwita ubujiji gutangira business cyangwa igikorwa cy'ubucuruzi cyangwa ishoramari udafiteho amakuru. Soma utagamije kwishimisha,
fata umwanya wawe usome uko business zikorwa, usome abayikoze bakunguka uko babigenje, unabaze, usome ingero z'abantu babikoze bagahomba n'icyo bazize, umenye amakosa yo kwirinda muri iyo business, umenye ahantu h'ingenzi ho kwitaho, umenye n'amahame agenga akazi cyangwa se ishoramari ugiye gukora. Uyu ni umwitozo abantu benshi basuzugura iyo bumva ko bafite amafaranga bagomba gushora byanze bikunze bakishora. Umwitozo wa 10: imenyereze kwirengera ingaruka za business cyangwa ishoramari ushaka kujyamo. Ibi ngibi bijyana na wa mwitozo turangije. Uko usoma byinshi byerekeye ibyo ushaka gukora, uzamenya ingaruka zabyo n'ingorane zibamo. Uzamenya aho ushora amafaranga uko hameze, kandi ntugatinye na gato gushora amafaranga. Ntugatinye gushora amafaranga na gato. Ntugatinye gushora amafaranga na gato, mbisubiyemo n'abashakashatsi babisubiyemo, ahubwo ujye utinya kuyashora adafite gikurikirana.